twongeye kubasuhuza abakunzi ba Vanessa series. Turabakunda cyane ukuntu mukomeje kutwereka urukundo. So mbere yuko mureba episode ya 16 hari filme nziza cyane irimo irasohoka igeze kuri episode ya 3 ndatekereza, kandi ni filme narayirebye mbona ni filme buri muntu wese atagomba gucikwa. So muyirebe hasi muri comment, murabonamo link, irasohoka mu kanya saa 2 zuzuye mu kanya rwose, ntimuyicikwe. Yitwa The Promise. Nukanda kuri link aho ngaho muri comment, iraba ari inkunga ikomeye kugira ngo tuzamure filime nyarwanda. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Nubwo urwo rukundo rutakiriho, ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo. Hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana. Umva nako urabona, j'ai une question t'ai posée, écoute-moi Anna. Vanessa. Ya mudugo rwose birakabije. Ese uko Imana ambwira usigaye bahehe? Ni iminsi ni iby'iki gihe akazi kabaye kenshi birumvikana. Nose meze ute? Twari turaho. Paul by the way ngo mwagize ibyago narabyumisha makuru yangezeho. Shasa wa muntu wenyine kuba mwisi ko ari ukwihangana, utihangana se wawe. Kwihangana no kubura kugira. Ugeze nyine ubuzima ku isi no kubikunda kuba. Shanya nanya ajya ko barabisira tugwiriye nyine numva birabaye. Ariko nyine tumaze kwiyakira, nta cyo nakinga wakora. Nta kundi. Hagati ariko nyine mwarabyibushye mumeze neza. Umutima mwiza y'ingubu. Rero niba ari amafaranga nyine hari ukuntu maze kubamo benshi nyine ukuntu. Umutima mwiza, ufite umutima mwiza ibintu byose biri ku bundi. Nabyo se none se ntabwo se waza gasuhuza n'abandi nabo barimo. Nyuzana nagendaga ntabwo nafite gutinda ariko nuko nayo mwanya. Cyangwa uri basuhuza na Gael. Ntacyo reka basuhuza iminota nk'ibiri. Tufungire. Ni karibu. Oh. Merci beaucoup, c'était bien quoi c'est. Kuba twanzese. Ntabwo nabitinyuka. Akubyo akashize kare tutabonana. Yaciye iminsi. Tukwakiriza iki se kamanze nkwakira. Oh Jesus. Kwimuzo wa romantique cyane. Ni bisanzwe. Ari nyuzo no cyane kwihutira ngomba nanga ngombwa. Urapfa mu gose nta kintu ufashe? Neze neza. Aricyozo. Okay. Kandi sumeze uti? Neze neza. Umisha mu mwangiza ibyago. Yako kanya kare karazo kuza kwareba. Akufina ndaje, right? Yeah. Nokihangana. Kwisikomera. Nakundi byagenda. Aho bite? Nanjye ndaho nyine mba ndaha mu rugo. Ese hamwe wakoraga akazi bimeze.
akazi maze igihe karahagaze. ndi kukumva mwana wanjye. nsigaye mbona nta cyerekezo mfite kabisa. ariko kiri ntabwo ariko nk'uko bagakwiye kwitwara, kubera yuko rega buriya mu buzima ibintu byose bibaho bikaberaho kutwigisha, kandi umenya yuko buriya iyi nsinzi buriya ahantu hamwe wishakira n'ahandi. Yego ndabyumva iyo ubuze insinzi hamwe wishakira ahandi, ariko acitse intege byatari kuko nyimbona nta kintu nakoze. Ntabwo nshaka kuhonga mu maso, urimo kuri umuntu w'umugabo. Ntabwo uzi ko seroga ivuga ngo intore yishakira igisubizo no mu ishyamba ry'inzitane. Komera ukomeze umutima kandi ube umugabo. Habayeho kugabanya abakozi, abantu bari binjiyemo vuba, nyuma bose babakuramo barabasezerera. So bansezereye muri abo ngabo bashyashya, hagumyemo abantu basanzwe bakoranye igihe na kampani. ubu nirirwa hano kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nta kazi mfite. twari nako wirirwa mu rugo no kuza kundandira byose. Bigatwe tumaze igihe tutabonana. Aho satari ukahaba. Ikindi rega kamubwire keri mwana wanjye, wowe tuzi umutima. Buri nijogonyo yose Gael afite iri hafi gushira, kuko umunsi namujugunyemo agafu azajya ku murongo. Uwo munsi ibintu byose bizemera, uhita ubona icyerekezo cyawe. Gerega dapanga. Akomeze yaragize rero ko sikiye numva nta amahoro. Kiri ntukanci intege ariko. Kuki uncinegera umuntu w'umugabo? Niwe nagakwiye kwisunga ari we maboko yanjye, ariko uncinege no kubera iki? Reka turebe nuko bigenda, nta kibazo ushyiramo imbaraga. Gael, mana Gael. Mana. None icyo bisobanura ko wanyanze. Kubera n'akazi bikubitaniramo n'ibyago twagize, nyine mba nibereye mu rugo. Nanjye gufana ngizo ngo kandi gashira wabone. Gaterura. Na kandi ntabwo nabikora. None se Vanessa, buriya unagushakira akazi keza. So bakora ikibazo. Ugenda umucaho kwa kazi kanini. Kazi ubu ushaka kuma akazi. Tayari. Tayari cyane. Shavanye narije kubihanganisha, narije no kureba ukuntu meze, namenye ibyabaye, ndavuga kanze murebe meze neza, kumbona twiso twagiye. Ariye meze neza. Maraso ntabwo yagushizemo. Byari bimeze gute? Bo ntabwo byambabaje cyane, nyine ni impanuka, ariko ntabwo kwihagarara. Ntabwo ari kwihagarara. Ni igihombo uje gutwita amezi ane no kuranze no kuza ku kazi. Umwana amakuru se meza. Bimeze gute se ko mbona twahirukana kera byataye ko umuntu uberewe wambaye neza? oya hantuka niko mpora buri gihe. Amakuru se meza. Ndabona ntacyo twaye kabisa. Ndabona agakoti karuvati wanigije ari sawa. So ariko ndi kumva ibintu bitari byiza nubwo dutangiye tubazanya amakuru cyane. Kuko amakuru buriya nicyo cya mbere cy'ingenzi, sibyo? Gusa urabizi hari ibintu byinshi numva hanze ahangaha ntaguhisha. Ndi kumva ngo wapfanyemo inda, nibyo ayo makuru gute? Kuko ahantu hose ndi kugenda mbyumva keri yapfanyemo inda, keri yapfanyemo inda. Nagize ibyago. Ugize ibyago? Vanira ya mwana wanjye ratwite inda yavuyemo. Yavuyemo. Birababaje. Ibyo mva abantu baba bavuga nyine bibaye vuba, urumva inkuru cyane nshyashya mu matwi y'abantu. Ko
Andreas vraiment ariko bo uracyari moto uracyafite imbaraga zo zabyara zongera upfusha imfuruza ukuntu bibabaza birababaza ariko zongera ubyara Imana izongera kandi guhe rondero byaro so none se gutandi makuru mu bundi buzima ubu ufite akazi gute cyane sawa sawa biragenda nyine ibintu bimeze neza nta kazi mfite ariko ibintu bimeze neza nta kibazo ubora ko afite se byesi uri gukorera he bo jewe ubwo ndi hari akantu kaga company baraje baranyandikira ikete barasaba ati rero twifuza yuko bazukadufasha ukoramo ibiki ndi nungirije manager waho nungirije manager waho ngo byaraciyemo natwaye amadokima yanjye barayasoma baravuga ati wow felicitation vraiment byaciyemo yaho nakikubona wikatisha hano mu makaritsiye oya biriya bintu en fait bo sinkibibonera umwanya cyane bandi kwirukanga na ibintu by'akazi cyane ariko ndubona gufashe neza gufashe neza kabisa nubwo dufaranga bampereyeho hari ntabwo cyambabaje kurusha uzi gutwita inda amezi angana kuriya mbere naringiye kuvuga gutwita inda amezi angana kuriya warangiza ukagenda utanabonye umwana ipfura yawe noneho icyo nicyo kintu cyonyine kibabaje rero kuba nyine narigengeseriye nkutwita inda ikangana kuriya ikagera muri ariya mezi nkabura umwana icyo kintu gikomeye cyane nicyo kintu kibabaje cyane kurusha n'ibindi nawe byo kuvuga ngo kuvamo ikibazo ipfura yawe ubwo nzi ko wabaye nzi ko utari no kubasha kugenda ariko nyine nta ubwo yahagaze wenyine nta kundi by the way muri company bimeze gute nananze kuguha raporo utaramera neza ariko bimeze neza uyu mwaka nyine twatangiye imihigo mishyashya ariko hari n'ibyo naguhaye kuri email sinzi impamvu utabirebye uza kuza kongera kubiguha kuri WhatsApp iby'imisoro kurira wa muyobozi twari twamucishikishije nyine nacyo kibazo cyari kirimo ariko iby'imisoro uburyo byakozwe byose biri muri raporo ndibuze kukoreza kuri WhatsApp ariko nabiguhaye kuri email ariko ushobora kuba utaribonye kubera wari urwaye dukeya tuka plus de 500,000 n'amafaranga make nayo nagira ngo ko nabona akazi ubwo se aho hantu se nta kintu aho hantu nta mukozi aho hantu bari kubagira ikibazo cy'umuntu wazajya udukoropera muri ofisi ufite sinzi niba ko kazi wa kame ariko nawe ari rwose kugaragara ntabwo mwari ku kazi mufite nta kibazo ubwo umwana ushaka umuntu mugaye ariko ntacyo hari ukuntu dukenera ibintu byo umuntu adufashe mu bintu bya delivaringa oya yebura nizi IT nibyo bintu nkora cyane nibyo bintu ni specialismo cyane usanga ari ibintu nikorera antuka IT ntabwo wapfa gushomera cyane mari tuzafashanya cya gikabyo cyawe oya ntabwo ari igikabyo ubu ngubu hari ahantu usigaye ngenda nkakomanga amafaranga yarabonetse jisite gusa kubereka baje kampani baje bagakingura yego ndakubona ahubwo se amakuru ya Gael Gael ameze neza aho ngaho ariko yagize ikibazo nubise ngo yabaye impumyi Gael yabaye impumyi nyine biriseriye yarahumye yagize ikibazo yagize accident agwa hasi bituma abimpumyi none se gute wabo aracari wabo amakuru yandi ari bari mu rugo n'ubundi ari mu rugo abari aho ngaho ruhutse numva umuntu utareba nta bintu byinshi basaba abantu bamwitaho ari aho ngaho atuje kuko uriya mwana yari inshuti yanjye cyane kuva segondere twarigana urabizi na sister wawe twarigana ariko umutima wiwe ukuntu yadufasha ukuntu yongerageje kumva ibibazo yagiye agira bintera agahinda ku mutima ahubwo uretse kusigirana afite phone arayifite baza ndashaka ukuntu tuzavugana tugahura tukaganira then nkashaka ukuntu namusapotinga pe nukuri niba ari nibishoboka question yiwe ko yabaye impomyi ari ibintu bikiri hafi nashaka some found
everywhere amusapotinga akaba yakwarira rwose ariko kwarira rwose uraba utarabona n'ako kazi kanye ngo we gushakira ngo akazi kawe nakubwiye ngo bimparire ubu ngubu hari ahantu ngera mbere ntagire reka tubane dusoze bimwe noneho ibindi nabyo biza nyuma yego nta kibazo ariko uriya mwana tugomba kumufasha nta kibazo kumufasha nyine ubwo uzajya umugeraho umusure bari mu rugo ari abaryamye nta kibazo ndaza kuza kongera kwikohereza kuri WhatsApp cyane. Okay, thank you. None se Gael ari he? Gael usanze aryamye ameze neza se? Yego, Gael ameze neza nta kibazo. Nyine normally ameze neza nta kibazo. Shana se kumbona imvura iguye. Anyway, let's go nyine nshaka no kugaruka mu kazi. Uzagaruka wakize nta kintu cyihutirwa cyatuma ugaruka mu kazi. N'ubu umeze neza nyine uzagaruka wakize. Yeah, I have to keep myself busy. Of course, but waza wakize. Kubera ko nyine n'ubundi nari maze kumenyera kubyitaho nta kibazo ariko n'ubundi waza ukareba gato mu report n'iki warangiza ukagaruka ukaryama ntabwo wazajya ukora amasaha menshi. Nyamara bigira ngo ase kushaka kunkura ino ndagirane noneho mu byukuri nase ntabwo bikumbuye ariko Vani shawe y'uburamba nakubonye ndukudara gukunda kandi nawe nuko zica rya mukuru sha yego shatse kuvuga iki se shaje mamba ndanye na mwambwa bana natazi ubona hari imiki mbona nyine mukundana kandi mbona baguyemo cyane ngiye na mudugudu cyane ntabwo byashoboka kubera ese ubona mudugudu ari mu ntoki afite ubuye bumugaza uriya ku buryo yavamo umuntu w'umugabo akubaka urugo Juzos reba ariya matoza afite abakobwa ntabwo muzi ko hajya ngira abashyitsi nkababwira ngo umugabo ari mu cyumba hagasohoka mu Vare bazaga kwirata hagasohoka mu kirozo ibaza nyine nko mu ntebe umuryango nyine muri ariya matoza tuza cyabura hamwe kuba tugera mu ijoro dapfuye amatuza se yonyine ibyo ngibyo byonyine birahagije nese ubu natuyitunga amatuza se niyo aritunze nyine amatuza se niyo yubaka urugo kutigeze bubaka urugo se ibyo bubaka urugo niyo bibi cyane igenda mba ndabizi cyane nubwo ntarwo nubatse ntaga amatuza mudugudu umuhungu mwiza ushinguye wagenda nawe mu nzu proudyiwe ikindi ashinguye mu bikisi ashinguye ku banki urayizi si kofiye yego erega umuntu ufite amafaranga umurege gutya kusura tubibona amafaranga se ndayo kubeshya kavuga ninde yabikubeshye ndakuzi ntago ujye utsindwa ariko ngiye bura muri kukugira inama mama n'umusore ufite amafaranga ndakubwiza ukuri ko byakugora guhura nawe mu muhanda asike ntukagire rubona ibiguruka byose uriya nta mugabo urimo uriya ntago yakubaka niyo nabirota natokesha ariko mbuzi ko mama n'urwaye ndwaye si iki ni akazi kawe ujye ukomeza wegere gutyo hanyuma ariko nyine sha fara nubwo turi guseka nyine nkaseka nkazana iby'amatuza n'iki ariko nabonye umusaza ariko ahubwo wanjyanye muri byinshi umudugudu ambwiye ngo yamboneye akazi sibumva ngo kandi keza nyine ngo kamemba amafaranga uzi ikibazo cyawe ugira we Vani ntabwo uzi nyine uzi guca bugufi nyine umeze nk'abasore nega ntago ahantu hose nkomera biterwa n'aho ariho ngaho mbwira akazi kahe ngo yamboneye akazi ngo nyine ngo kandi keza kamemba amafaranga menshi nta bindi namubajije urangije umusubiza gute nizere ko afatiyeho nta mu bwenge ndahari igihe cyose nyine ako kazi katangirira ndahari nta kibazo mfite wabona Imana idusubije tujye tubura imigozi duhambira runo rugo reka nkubwira ko turi ibinyabyaha ariko Imana iradukunda reka Imana ikunda abanyabyaha nabyo se urabizi bakunda ariko nubwo bakunda inshuti yanjye musaza wawe niba umusengera irya hehe noneho Keri arihebye ku rwego ntawe uri kurumbi gusobanurira telefone yanjye iri gusura mu cyumba arihebye hahandi twagiye hanze nyine turaganira njambwe ati mamba numva nyine ubuzima bwawe bwarampamagararanye n'ibiti byose
ariko nirinde gucogora imbere yiwe ariko nta mwana afite ikibazo nukuri ku Imana iki kibazo ze kuba inda ya Vanilla yaravuyemo erega bara yapfushije erega uguze imfura atibiheko asajya ngo yapfushije imfura erega kiri n'umuntu w'umugabo agomba kujya yatinga kigabo none si byo ngibyo bitume neza burundu apfa ahwera agomba kubyuka akarwana urugamba akavuga ikintu kidakunze nakora iki kugira ngo nge nsubirane na Vanilla ntabwo none si yicare ngo nuko birabyabaye kundi nyine gusa nyine cyane urugamba rutoroshye hari ikintu nshaka kukubwira nta kibazo mbwira urumva nyine iki nshaka kubwira nshaka kubwira ko uzakira kandi umva ndabyizeye 100% yuko uzakira umva ukamera neza pe niba ariko Imana ibishaka bizaba iyo already Imana yarabishatse sante niba ari kubyifuza ikindi ese buriya ba Vanessa na Vanessa ko nta kintu bagikora hano ubundi uwababwira bakagenda Kiri reka wikiheba iyo ibintu bimwe byanze umuntu agerageza ibindi yihorera ntabwo biza gusa icyaba cyose nzakora igishoboka cyose icyo bizansaba cyose nzagikorera kuvanira tubana erega Kiri wibivuga nkaho uri wenyine urugamba twese ruratureba ntabwo ugomba kururwana wenyine kandi turi abavandimwe duhari nubwo bigenda kuriya nyine ugasanga twese dusubiranyemo ariko ntabwo ari ukuvuga ko tukwanze cyangwa hari uwanze undi urugamba twese tugomba kugufasha tukarurwana cyane nko kubana na Vanilla kwawe nabyo ari natwe kuri twebwe ari intsinzi kuri twe wakumva ukuntu acitse intege oya wicika intege iyo ibintu bimwe byanze ugerageza ibindi nabyo byakwanga ukagerageza ibindi nabyo byakwanga ukagerageza ibindi ariko iki ntabwo aricyo gihe cyiza cyo kubabwira ngo bagende igihe cyiza se ni ryari twabafasha bakabanza bakabona akazi nabo bakaba babona ukuntu batangira bishyurira inzu bakaba bafite nyine ikintu gifatika bakora numva aricyo gihe cyiza cyo kuba bababwira ngo bagende naho ubundi si babwira ngo bagende bakajyayo abantu badafite akazi b'abashomeri so kujya kwandavura barikira ahangaha nibabona akazi bazagenda ngiye numvaga igitekerezo nayo ifite ari uko bagenda uko ndikoresha dépense nyinshi kandi bitari ngombwa oya bareke sibyo okay bari kubyifuza Vane ndakibaza ikintu cyo gukora gusa ibintu byose umuntu zirinde atari ikintu Gael kuko byadukoraho ubona njye na mama turi abana nta kintu Gael azaba natwe tuzakora ibishoboka byose kugira turebe ko watsindira Vanilla kandi na Gael nta kintu abaye mu byo twamukorera ku mwaka ubuzima byo ntibiri muri ntago birimo ntabirenze si muri iki cyumweru mbwiye muzabikora ntago bizarenza iki cyumweru aho ngaho ni sawa kandi uhumure tukuri inyuma Vanessa
Vanessa. Nawe niba wumva warankundaga by'ukuri yo fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya darling mukuri ntago ufite nta ubuzima amakosa yanjye yose ndayemera yeah yeah toutes les bonnes choses on l'a fait Vanessa l'ignorance c'est une mauvaise chose. La tolérance n'est pas quittance. La variété est le seul de la vie. Tout est permis mon amour. Vouloir c'est pouvoir. Vanessa, 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 Vanessa.